bavuze ngo gurishe ibyo ufite, ngo arahindukira agenda ababaye. Petero ngo abibone nkaho wari muzima, aravuga ngo none se ko twe twaretse byose ubundi uzaduhemba iki? Petero yaje akurikiye Yesu ari inyungu tu. Yesu aramwitegereza abona igihe cyo kumubwiza ukuri nikiragera, amubwiza ukuri gusa ntiyumvishe icyo ari cyo. Aramubwira ngo mu isi muzakuhirwa ijana, ngo muhabwe n'ubugingo wawe. Petero ngo yumve ijana, ijana, haleluya, ijana ni itaje, ijana ni imodoka, ijana ibyo byose, ati ngo Imana izaguha ijana ikigeretse yeguye n'ubugingo buhoraho. Petero ati ndagukurikira, aho uzapfa niho nzapfira. Mu kanya gato ngo babyumve, bumva ko Yesu yanavuze ko Petero ari we uzabayobora. Abana babiri bitwa Boanerges, Yohana na James na Yakobo, yes, baragenda batuma nyina ati genda ikaza kunyura muri mwebwe. Reka twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Reka rero mumfashe dusenga Imana, dushimira Imana kubw'umurimo wa komite icyuye igihe. Hanyuma abatagarutse muri komite mbasabe bisubirire mu myanya, oya muretse tubasengere. Tugiye gushima Imana kubw'umurimo Imana yabakoresheje, hanyuma tuyibwire ko igihe cyanyu gisoje. Tunawelikaminge bano, hanyuma muhite mujya kwicarira. Mana turagushimiye, warakoze gukorana na Sadok ndetse na komite ye icyuye igihe. Mana babaye abantu b'intangarugero, warabakoresheje mu buryo bukomeye kandi wabagiriye neza. Tuguha icyubahiro twese uko turaha uyu munsi wa none. Turagushimiye ko bakoresheje uyu munsi mwami, bakaba bagezaho babona ababasimbura bagiye gukomerezaho bari bageze. Turabasabira umugisha, turabasabira umugisha wo kukumenya, ukomeze ubihishurire, ubatirishe umwuka wera, ubuntu bwawe bubane nabo mu izina rya Yesu. Urakoze mwami ku bagiye babasimbura Mana, nabo turabasengera mwami, tubahaye ikaze nubwo tugiye kubasengera mu kanya tubakumurikira. Ariko mwami turagushimira ko uyu munsi mwami ubonye abayobozi bahagarara muri uyu mwaka mu gihe nk'iki, mu izina rya Yesu, amen. Dukomere amashyi abo bushize bigira kwicara, dukomeze mpaka bageze mu myanya yabo. Amashyi, amashyi cyane. Aha, Imana ibaha umugisha cyane. Ubu rero njyewe natumiwe na perezida ucyuye igihe, ntabwo nzi umushya ugiyeho yaba ariho, niba yari kuntumira. Ndagira ngo mbanze tumwumveho gatoya, twumve perezida. Ntabwo agiye kuvuga ijambo, ararivuga mu kanya, ariko abanze agire twumve nyine. Reka twumve ijambo rya mbere rimuvamo kuri uyu munsi we atarasengerwa, twumve niba twisubira. Haleluya, haleluya. Ntabwo nakwisubiraho, nta nubwo bishoboka mu buzima. Iyi ni impamba y'ubuzima twahawe na Kristo. Muri cya gihe yemeraga gutanga ubuzima bwe, yemera gutanga icyubahiro cye ku bwacu. Niyo mpamvu natwe duhagaze aha ngaha kugira ngo tumuheshe icyubahiro, kandi turakomeje, ntabwo twasubira inyuma. Ni ukuri, murakoze kandi. Turashima Imana ku bw'aba bayobozi beza Imana iduhaye. Reka mbavemo kugira ngo babafotore bari bonyine. Nagira ngo rero muri uyu mwanya hakurikireho umwanya wo kurahiza abayobozi. Bararahira ndetse turanabasengera muri uwo muhango wose. Nagira ngo nsabe staff ubufatanye muri uwo murimo. Sinzi niba hari undi muntu ukuriye association runaka uri hano, cyangwa se waje akuriye, ari ukuriye amasosiyasiyo yose, ari ukuriye association yindi iyo ari yo yose, cyangwa waje ahagarariye itorero runaka, nabo nabahamagara bakaza hano mu muhango tugiye gukurikizaho. Reka nsabe ya protocole batuzanire kariya bagashyiraho.
umugisha abakozi b'Imana bandi tugiye gufatanya dusengera bano bene data. Rero uyu murimo w'Imana ni umurimo nanone icyo twizera tuba twabikoze mu buryo nkatwe nk'abantu, ariko twizera yuko nta buyobozi budashyirwaho n'Imana. Hajya hacaho umwanya aba bayobozi bakarahirira ibyo bagiye kuyobora. Ibyo turabigira mu mategeko atugenga nka JBI. Ndagira ngo batuzanire za nyandiko zabo, sinzanireho. Ndagira ngo mumanitse akaboko k'iburyo, ndajya mvuga amagambo muyasubiremo. Akaboko k'iburyo urabo kamanitse perezida. Ubwo turaba turi gusoma hano, byanditse hano. Iyi ni indahiro ya JBI ya RP Karongi, RP Karongi. Twagiye. We members of executive committee, nabona mikoro yindi, sorry, nabona indi mikoro. Amen. Nagira ngo perezida we ndagufatira mu kaboko. Twagiye. We member of executive committee, of GBU, RP Karongi 2025 kugeza 2026, having realized, meditated and caught the vision, philosophy, principles of action, and doctrinal basis, and of GBUR, and GBU, RP Karongi. Having understood our responsibilities as members of executive committee of RP Karongi 2025 to 2026. We affirm our commitment to preserve the vision, philosophy, principles of action of GBUR and GBU RP Karongi, to observe the internal regulations of GBUR and GBU RP Karongi, to perform our duties faithfully and other activity that will be recommended by General Assembly. Amen. Amashyi menshi cyane. Ndagira ngo mutuzanire iriya. Okay. Abari indahiro turahira, ariko nyuma haba hariho komite
barasinya bahita babisinyira, hanyuma ndagira ngo batuzanire ikaramu. Ndagira ngo nsabe perezida Habihirwe Callixte aze adusinyire hano tumukomera amashyi. Imana ikumugisha. Reka dusabe visi perezida Sadoc Tuyirate nawe aze dusinyire. Reka dusabe kandi Secretary and Treasurer Nyiranzeyimana Marianne aze nawe adusinyire. Manda umugisha. Kadusabe Evangelism Sales and Discipleship Coordinator Mukamugema Peruth aze nawe adusinyire. Mana mumugisha. Kadusabe ushinzwe Assistant Evangelism Sales and Discipleship Coordinator yitwa Iraguha Jedeo aze adusinyire. Umugisha. Kadusabe ukuriye Praise and Worship bamwita Niyo Nkuru Noella nawe aze adusinyire. Imana imuhe umugisha cyane. Imana ibaho umugisha cyane, twabakomera amashyi. Uyu murimo rero abene data Imana ibahaye, icyo twababwira fatanyije n'aba bakozi b'Imana bahagaze aha n'ubuyobozi bwa JBI nuko bari kumwe namwe. Icyo muzakenera, icyo muzashaka, JBI y'u Rwanda iri kumwe namwe, ndetse n'abakozi b'Imana bose, ndetse n'umukozi wa JBI uhahora buri munsi staff bari kumwe namwe. Bambwiye ngo mbabwire ko muri kumwe, ndetse kandi biri mu nshingano zabo gufatanya namwe kugira ngo umurimo uri hano Imana iwugeze aho ishaka kugera muri iki gihe. Icya kabiri, ntimugire ubwoba, Imana ibimitse ibashyizeho iri kumwe namwe. Irashaka ko muzayemerera gusa ikabona umwanya muri mwebwe igakora ibyo byose. Ntimuzarebe ku byo mudashoboye, kuko ibyo mudashoboye si byo bikora umurimo, ahubwo Imana ishoboye ni ishoboza abo yashyizeho kugira ngo bashobore ibyo yabatumye gukora. Imana izabana namwe. Nagira ngo mbasabe abakozi b'Imana muze tubasengere, ngo murabagota nabo bapfukame, niturangiza tubasengere. Ndasaba natwe twese turaba duhagaze kugira ngo dusengere bene data tubakira, ndetse muri izi nshingano Imana ibahaye. Twese okay. Reka bagiye kurambura umukeka. Tuguhaye
icyubahiro. Aba bene data mwami bari imbere yawe turabasengera, turasengera ino komite, turasengera abakozi bawe ushyizeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana turagushimira ko mu gihe gikwiriye wabohereje ukabohereza. Waravuze ubwira Mose ngo naze umutume ajye gukura ubwoko bwawe muri Egiputa, agenda abwire Farawo ngo rekura ubwoko bwanjye butahe. Ariko ibyo utarabivuga wari umaze kuvuga mwami Imana ngo umanuwe no kujya gukura ubwoko bwe muri Egiputa. Ufashe uwo mwanzuro wo kubakurayo wahise unyura muri Mose ujya kubakurayo. Ntabwo abangaba ari bo bari ahangaha, ahubwo ufashe icyemezo cyo kunyura mu mitima yabo kugira ngo ukore umurimo ukenewe muri iyi kaminuza, kugira ngo ukore umurimo mu mitima y'aba bantu, kugira ngo wimure misi ubabatirishe ubuzima bw'umwuka. Turabasengera kuva uyu munsi imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka wera zibamanukire cyane, igikundiro cy'Imana kibamanukire cyane. Tukibasengera muri aka kanya ikimenyetso cy'Imana, gusukwaho n'umwuka wera, guhangwaho n'imbaraga z'Imana, guhabwa ubwenge busha bumanuke mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengera kuva uyu munsi wa none, Imana ibashyizeho, Imana ikuzuza ubwenge, Imana ikuzuza ubugwaneza, Imana ikuzuza urukundo, Imana ikuzuze kwihangana, Imana ikuzuza inararibonye, Imana ikuzuza ijambo ryayo, Imana ikuzuza ubwenge bw'umwuka, Imana ikorere mu buzima bwawe. Haleluya. Data turasenga muri aka kanya kugira ngo imbaraga z'ubumana, imbaraga z'umwuka wera reka zimanuke mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Turasengera mwene data uhagurukije muri izi nshingano nshya, muhereze ubwenge, ubwoba nibushire, kwisuzugura nigushire, gutinya nigushire mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana namanuke kuri wowe cyane, imbaraga z'Imana nizikubohore, ubwiza bw'Imana nibugendere ku bitugu byawe, uhabwe ubwenge bw'umwuka, uhabwe gukora ibikuruta ibingana nk'uko Imana ingana, kugira ngo Imana igaragarire mu mibereho yawe byihariye. Ndagusengera nawe Imana iguhagurukije gukorana nawe uyu murimo, ndasenga kugira ngo ubwiza bw'Imana bumanukire mu mutima wawe, Imana igutsinde, Imana ikuganze, ubwiza bw'Imana bukuganze, igitinyiro cy'Imana kikuganze, gukorana n'Imana bikubane byinshi. Haleluya. Ubuntu bw'Imana bugendane nawe muri uyu mwaka. Imana ije gukorana nawe, ndasenga kugira ngo igukomeze, igushoboze, ubwoba bushire, uhagarara ushikamye, Imana igukoreshe, uhinduke icyitegererezo, ufate ubuzima bw'ubumana ubatirishe iyi kaminuza, kandi Imana izabana nawe. Ndagusengera Imana ikwimitse, Imana igushyizeho uyu munsi wa none, izabana nawe, izagukomeza, ibyo udashoboye izabigushoboza. Ndagusengera ikubatije mu bwenge, ikubatize mu gikundiro n'igitinyiro cyayo. Ndagusengera perezida kugira ngo uyu munsi wa none Imana igushyizeho, Imana iguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi wa none Imana ikorane nawe, uyu munsi wa none iguhe ubwenge, iguhe guhishurirwa, ikuzuza ijambo, iguhe ububyutse, ikugenderere, ubwiza bw'Imana bukubane bwinshi. Ndagusengera Imana iguhe ubwenge, kandi Imana iguhaye ubwenge. Ndagusengera Imana iguhindure, iguhe influential, Imana iguhereze igitinyiro, Imana iguhereze igikundiro, Imana ikorane nawe muri uyu mwaka, ndetse na komite iguhe ubwenge, igikundiro, urukundo rwo kuyobora iyi komite, ndetse no gufatanya nabo kugira ngo bayobore mu buryo bw'ubuyobozi bwa Kristo bwa servant leadership. Kandi ndagusengera kugira ngo we na komite yawe Imana ibakoreshe muri uyu mwaka, Imana ibakoreshe, izana ubuzima bw'ubumana, ibatirisha aba bantu. Ndagusengera kugira ngo icyo Imana yaguteguriye izakorana nawe muri iyi kaminuza, ntihagire buri imbaraga yose ishobora kugukoma mu nkokora. Imana nigukoreshe, ibatize iyi kaminuza mu bumana. Turahamagara abakristo muri iyi kaminuza bo mu masosiyasiyo atandukanye, iguhe igikundiro cyo gukorana nabo. Turahamagara abantu bose badakijwe bo muri iyi kaminuza, nibaze bitaba Imana. Imana igiye gukorera muri komite yawe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka uzaba umwaka wihariye, kandi Imana izabakoresha. Reka tukumbe urangurura ijwi, senga, shima Imana. Mana yacu urakomeye kandi urahambaye,
turi imbere yawe twemerere tubanze tugucire bugufi kuko ushoboye byose, twemerere tugushyire hejuru kuko uri umwami w'abami. Duciye bugufi cyane tukwereka aba watoranyije kugira ngo bayobore ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo tubatuyeho imbaraga zawe, uzabarinde kuba ba Sawuli, ahubwo uzabashoboze bayobore ubwoko bwawe kandi babugeze aho wateganyije ko bagomba kugera. Mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe muri urugendo tujya duramo n'intambara ndetse n'ibibazo byinshi, turasenze kugira ngo mu ntambara bazarwana nazo ntibazacike intege, ahubwo bazakomeze bakwishingikirizeho nk'Imana. Tubatuyeho imbaraga zawe rero, reka ubwenge bwawe buzabe kuri bo, kandi ibyo bazakora byose bazayoborwe n'umucyo wawe kuko ushoboye byose. Turabasengeye mwami Yesu, reka uzarusheho kubigaragariza kandi urusheho kubayobora inzira yawe mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ko Satani yamaze gutegura imyamba azabarasa, ariko turasenze kugira ngo impande n'impande bazakubone wa Mana we, kandi ujye ubarwanirira aho batakirwanira, aho habebere nk'Imana kubera ko ushoboye byose. Tugushimiye kubw'abo wabanye nabo uyu munsi wa none bakaba bahaye ububasha abandi. Warakoze kubagira neza, warakoze kuba mu ruhande rwabo. Reka n'aba ngaba bazayoborerwe n'ubushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dukomere Imana amashyi. Abakozi b'Imana barakoze, bahagarariye Rasa, bahagarariye SEP, bahagarariye uhagarariye amasosiyasiyo mu kigo, Imana iguhe umugisha, ndetse n'uhagarariye kominote katolike na staff, Imana ibahe umugisha. Mwakwiyicarira namwe mwahaguruka, turashima Imana ku bwanyu. Hanyuma reka mwakwigira imbere nta kibazo. Nari ngiye kubaha kugira buri wese atubwire agira icyo avuga kuri uyu munsi, ariko kubera umwanya ndagira ngo twakire perezida agire icyo atubwira, niturangiza turakira staff nawe staff agira icyo avuga, ubundi uwo muhango ube urasoje. Ariko niba hari ukundi mwateguye reka twakire perezida agira icyo avuga, ndetse mvuganye n'umuyobozi ucyuye igihe, narangiza nawe ubwo arahita afata gahunda yo guhita ahurizaho ibisigaye, ubwo urasoza wakira staff ari we uza kugira icyo avuga nawe. Imana ibahe umugisha. Nongeye kubashimira mwese abari aha ngaha. Mbere na mbere nshimiye Imana iyo yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uyu mwanya tube duhagaze aha ngaha twitwa abana b'Imana, bitari ku bwacu ahubwo ari ububasha twahawe n'Imana. Yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege Kristo kugira ngo umwizera wese abashe gukizwa. Ni muri uwo mwanya rero yemeye no kudutoranya tugeze aha ngaha kugira ngo ibyo twamenye tubashe kubishyigikira, ndetse tubigeze no ku bandi batabashije kubimenya, batarabasha kubimenya, kuko ako gakiza ntawe katagenewe, nta n'uwo utazagahabwa kereka udashaka kwemera uwo mwana wayo. Ni muri uwo mwanya rero mbashimiye, ndetse mu mwanya wa komite yose, ni muri uwo mwanya twasobanukiwe ndetse tukamenya neza ibyo gukiranirwa kwacu, tukemera guha ubuzima bwacu Kristo kugira ngo abuyobore. Niyo mpamvu natwe Kristo yatugiriye icyizere atubwira ngo tuyobore ndetse duhagararire bagenzi bacu. Niyo mpamvu natwe twabyemeye tudashidikanya, kandi n'uyu munsi turacyabihamya, ndetse turabizeza rwose ko tuzabikora bitari ku mbaraga zacu, ahubwo ku mbaraga duhabwa na Kristo. Murakoze cyane.
turashima Imana ko yatugira icyizere ibinyujije muri mwe, kuko Imana ikorera mu bantu, ikorera mu bizera nk'uko twabibonye kare. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndatekereza umuhango warangiye. Haleluya. Reka ne kurutanga kubera umwanya kugira ngo so sinzi icyo wita ubuzima, nta nubwo nzi icyo wita ubukristo, nta nubwo nzi icyo wita ubuzima bushimwa mu isi, nta nubwo nzi aho usengera, aho wavutse, agace utuyemo, uko basobanura ibigezweho. Sinzi no kuntu byangije ubuzima bwawe ku buryo byarangiye utekereje ko ibintu bishimwa bizima byaguha igisobanuro ari biriya uri kwirukankaho. Ntabwo ibyo ari byo bitanga igisobanuro cy'ubuzima. Igitanga igisobanuro cy'ubuzima ni uko Imana yakuremye wuzuye, yagarukana umutima, ikabanza no gukosora ibyo wishe, ikaguha ubuzima bwayo, hanyuma aho ngaho ukaganira nayo ikigomba gukorwa. Haleluya. Kubera iyo mpamvu rero niyo mpamvu Yesu yapfuye, kugira ngo yongere asobanurire abantu ko ari we bakeneye bakabaho. Haleluya. Reka mba akagero gatoya gatuma mubyumva kugira ngo abisobanura muri teoloji nyinshi. Kubera iki? Murabizi icyaha gikomeye Imana ibuza abantu ni ubwibone, sibyo? Ni icyubahiro, ni icyubahiro, sibyo? Kuvuga ngo izina ryanjye ryamamare. Ndashaka kubabaza, kubera iki Imana ishaka ko tuyiramya mu mahanga yose? Ubwo urumva nayo idafite icyo kibazo? Impamvu ako nshatse kukabakurirayo, ndashaka kubaha urugero rumeze gutya. Aha, Presidente ni uwuhe? Presidente ni uwuhe? Nta Presidente mugira? Okay. Ari umushya n'ucyuye igihe? Okay. Vaye hano umukoresha. Oya uyu mukobwa. Hindukira urebe. Ariko nyegera. Nanze ko hagarara hejuru atansuma. Haleluya. Nge n'uyu mukobwa turamutse duteretana tugashakana, murabona tutaba tuberanye? Ego ntacyo mugize ishyari nimurigire ntaribi. Aha, reba rero uyu mukobwa ari sheri wanjye, nkajya mubwira ngo uri mwiza. Haleluya. Ibyo mubwiye nibyo bimugize mwiza. Aha, asanzwe ari mwiza, kumubwira ko ari mwiza ntabwo ari byo bimugize mwiza. Ariko si yo mvize ngo ni mwiza bimarira iki ngewe? Niba uyu ntacyo bimuhinduraho, kuko ibyo mvuze asanzwe ari byo. Ahubwo ibyo mvuze ubwo ni nge bifitiye akamaro, kuko iyo mbimubwiye akishima numva ngewe nuzuye. Haleluya. Imana rero ishaka ko tuvuga ko ari nziza tukayiramya mu mahanga, kubera yuko iyo ubwiye ko ari nziza ntabwo ari byo biba bigize nziza, isanzwe ari nziza. Ahubwo iyo wageze ku kigero cyo kuyireba, cyo kubona ukuntu ari nziza, bivuze ko ariyo yakunyuza umutima. Iyo yakunyuza umutima rero uba wagarutse muri kwa kuzura kwa nyako, kuko yakuremye ari igomba gufata umutima wa mbere. Rero ishaka yuko ihinduka ibyishimo byacu bya mbere. Iyicarire. Ishaka kwihinduka ibyishimo byacu bya mbere ku buryo turirimba kuntu yatunyuze, kuko aho nituhagera tuzaba twageze ku gisobanuro cy'ubuzima cyuzuye. Ariko uzarebe ntabwo ari Imana dushaka imirimo yayo. Mana ngirira gutya, nditwara neza ungirire gutya. Si Imana ushaka, ahubwo urashaka ibyo ishobora gukora, kandi ibyo ibiguhaye si bizaguha igisobanuro cy'ubuzima no kuzura. Nciyemo kugira ngo ngabanye rero negere ku musozo w'ibyo navugaga. Ubwo buzima bumeze gutyo rero abantu bakeneye bwo kubona Imana kuntu ari nziza, no kugira ngo igaruke ifate umutima, icyo kintu bita ubuzima buhindura Imana nziza, bukamanura Imana ifite ubwiza, ikwiriye kubahwa, iryoheye umutima. Icyo kintu gifite izina. Haleluya. Icyo kintu nicyo bita umwuka wera. Umwuka wera n'ubwo buzima, ubwo buryohe bwo kuba Imana ari itanga igisobanuro cy'ubuzima, bwo kuba ari cyo ukeneye,
icyo kintu nicyo twita Imana nk'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, umwuka wera ni Imana mu buzima bwuzuza umuntu akumva nibwo buzima yari akwiriye kugira mu isi, yarangiza akumva aruzuye, akagendera muri ubwo buzima kugira ngo akorane n'Imana icyo yamuremeye muri iyi si. Haleluya. Ibyo bigaragarira rero no mu isezerano rya kera. Kugira ngo ubwo buzima Imana ibuhereza abantu, wabonaga habanje kubaho ibibazo bitandukanye. Ndajya mu buzima bw'Abisiraheli bari muri Egiputa, bararize, bari mu buretwa bararira ngo Mana dutabare, ubucakara buratwishe. Ariko kuki batarize mbere bagihabwa kiriya gihugu gitemba amata n'ubuki? Bari bagikunze ibindi bitari Imana. Ariko umunsi hagurutse Farawo utarigeze kubamenya, yarabatoteje bagera aho bazinuka ubuzima barimo, basaba Imana ubundi buzima. Baravuga ngo Mana turakwinginze duha ubundi buzima. Imana iravuga ngo nitegereje ubucakara barimo n'uburetwa no kurera abafite, ngo manutse kubacungura ngo mbajyane mu kindi gihugu. Haleluya. Irangije ibwira Mose ngo genda ubankurire muri Egiputa. Imana nubwo yavuze ngo manutse kugira ngo mbavane muri Egiputa, ntabwo ariyo yagiye muri Egiputa. Haleluya. Ahubwo hagiyeyo Mose. Mu yandi magambo, Imana yagurutse kuzana ubundi buzima buje guha igisobanura abantu, aribwo buzima bwayo bita ubuzima bw'umwuka. Haleluya. Ije kubutanga mu isi busimbuye ubundi buzima abantu babayeho butari bwo, ije kubwitangira yambara abantu, ikajya kwa Farawo gukurayo abantu, ariko ikagenda yambaye ubuzima bw'umuntu, kuko muri iyi si ntabwo Imana igaragara. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Mose araza abanza kuvuga ngo ntashoboye. Ibyo turabijyaho mu kanya. Avuze ngo ntashoboye, Imana iravuga ni njye waremye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ngwino nkwitumire muri Egiputa. Ariko icyatumye mutuma ngo nabonye uburetwa barimo, ngo no gutaka batakishwa n'ubwo buretwa, ngo ibyo bintu nabigize ibyanjye nje kubakurayo. Imana yamanukiye gucungura Abisirayeli muri Egiputa ngo ibasuke mu buzima bw'ubumana. Mose yarayibajije ngo icyanyemeza ko ibi bintu nzabibasha ni ikihe? Iramubwira ngo nuko muzandamiriza kuri uyu musozi. Ikimenyetso cy'uko umuntu yacunguwe yakijijwe, agira umutima uramya Imana, agira umutima ukunda Imana, agira umutima wumva Imana ariyo ya mbere. Haleluya. Agira umutima unyotewe Imana, ntabwo agira umutima usaba Imana ibyo ifite. Rega biriya kera bajyaga bakoresha akajambo ngo gukura ibyinyo. Ntabwo ari ugukura Imana ibyinyo, ni ugushaka umutima w'Imana. Haleluya. Imana ije kubikora, hari ibimenyetso yabanje kureba. Ninde wahaza ubuzima arimo? Ninde uri gutaka cyane akeneye kuguranirwa ubundi buzima? Ngo mubatirishe ubuzima bwanjye, aribwo bwitwa ubuzima bw'umwuka, aribwo buzima bw'Imana butuma umuntu abona igisobanuro cy'ubuzima. Haleluya. Ntabwo umwuka wera ari ukuvuga indimi. Reka reka, ibyo biratandukanye. Umwuka wera ni ubuzima Imana ifite n'umuntu, aribwo buzima bwitwa ubuzima bw'Imana. Ibatirisha abantu, ikabereka impamvu ya nyayo yo kubaho, ikuzuza imitima yabo, ikadefayininga ubuzima bwabo, bakagenda muri iyi si atari impumyi. Ibyo bakora bakaba bazi ibyo ari byo. N'imbaraga Imana ihereza abantu guca muri ubu buzima, bagaca muri ubu buzima bimeze nabi, hari ibishuko, ariko bagahagarikwa n'Imana, kuko bavuga ngo igisobanuro cy'ubuzima mfite ni iki, ntabwo ari iki. Satani ntabwo yambeshya icyitwa amazi amara inyota. Aya mara inyota narayanyweye nubwo napfa, ariko ndi munsi y'aya mazi. Bwa mbere Petero yaraje, baramubwira bati twabonye umwami Yesu, arabyanga yisubirira ku irobo. Yesu amugezeho ahita barobesha amafi. Petero ngo abibonye aravuga ati wa mugabo ararenze. Ahita avuga ati vaho ndi umunyabyaha. Bwa mbere yihana yabitewe nuko Yesu atubura abahereza amafi. Petero baramukurikiye, bageze imbere umugabo araza aravuga ati ariko nkora iki ngo ndaga ubwami bw'Imana? Yesu ati gurisha ibyo ufite byose. Umugabo bavuze ngo gurishe ibyo ufite, ngo arahindukira agenda ababaye. Petero ngo abibone nkaho wari muzima, aravuga ngo none se ko twe twaretse byose ubundi uzaduhemba iki? Petero yaje akurikiye Yesu ari inyungutu. Yesu aramwitegereza, abona igihe cyo kumubwiza ukuri nikiragera, amubwiza ukuri gusa ntiyumvishe icyo ari cyo.
aramubwira ngo mu isi muzakuhirwa ijana, ngo muhabwe n'ubugingo wawe. Petero ngo yumve ijana, ijana, hareruya, ijana ni itaje, ijana ni imodoka, ijana ibyo byose, ati ngo Imana izaguha ijana ikigeretse yeguye n'ubugingo buhoraho. Petero ati ndagukurikira, aho uzapfa niho nzapfira. Mu kanya gato ngo babyumve, bumva ko Yesu yanavuze ko Petero ari we uzabayobora. Abana babiri bitwa Boanerges, Yohana na James na Yakobo, yes, baragenda batuma nyina ati genda utubwirire namara kuba umuyobozi, umwe azamugirira iburyo undi ibumoso. Nyina aragenda basabira umwanya ukomeye. Yesu aravuga ngo igikombe nzanyweraho bakinyweraho, bahita bavuga ngo tuzakinyweraho. Petero barabyumvisha ati mukajya kungambanira, intambara zirarota. Yesu ahita ababwira cya cyanzwe ati umukuru muri mwe aba umugaragu w'abandi. Haleluya. Bari baramukurikiye nabo bishakira ibyo by'inyuma, ariko umunsi Petero yabimenye, haleluya, umunsi yabimenye, hari n'igihe Yesu yigeze kuvuga ati mwese mwanyihakanye. Petero ati ndagukunda ntabwo urabimenya, ati ngiye ababana kuretse nagupfira. Yesu aramubwira ati wewe ubwo niwe wandetse kurusha abandi, ntanagusengeye. Petero aravuga ati ibyo uvuga ntabyo uzi, njyewe noneho nzabikwereka. Kuko abaje kumufata Yesu Petero wa mbere yamuciye ugutwi. Yesu baramutwara, Petero arenga arenguka. Ni kwa kundi ubwira Imana ati ubundi twaje, ubundi ndagukunda n'utuntu twanyituye we. Yesu arabizi nukumeze. Haleluya. Maze umunsi umwe Yesu bamufashaho bamukubitiraga, umukobwa umwe wabonye Petero aravuga ati uyu namubonanye nabo. Maze aravuga ati Petero muziki nasubije, aravuze ngo nizere ko ibyo uvuze ubyivuzeho, utavuze ko ari njye wabonanye na Yesu, uvuze ko ari wowe wibonanye na Yesu, kuko uwo muntu simuzi. Nicyo kintu yakoresheje yihakana Yesu. Ariko Yesu amaze kuzuka aravuga ngo mumbwirire abigishwa banjye na Petero, kuko yari yivanyemo. Petero yumvisha kirimo. Bwa kabiri Yesu aramubaza ngo Yesu, Petero urankunda? Ati ndagukunda. Urankunda? Ndagukunda. Namaze bwa gatatu Petero araceceka, aravuga ngo ujye usoma imitima, ndi kwiyumva ko nkukunda, ariko ndashaka kuma kugukunda kurushaho. Wowe uncomera imitima, urabizi ko nkukunda. Haleluya. Yesu abona ikigero cyo gukunda Yesu cyuzuye, ni ukumubwira ngo mba numva nkukunda, ariko ubanza bidahagije, nyongerera ibindi ku buryo ubona nawe bihagije. Haleluya. Icyo gihe amaze kubyumva, bigeze kumukubita we na Yohana bahagurukije ikirema, bagenda babyina ngo kubera ko bahowe umwami Yesu. Kuri inshuro bari kumuhemba inkoni kubera Yesu, akumva ni byiza cyane, ariko yahoze arekarama ibyo Yesu azamuha kuko amukorera. Kuri iyi nshuro yahawe bwa buzima bw'umwuka bwamuhinduye icyo ari cyo, asigaye akorana n'Imana mu isi, akora icyo Imana yamuremeye, kuko ubuzima bwe bwujujwe na bwa buzima bw'umwuka. Imana bizinesi irimo rero, bizinesi iri gukorana n'abayobozi, ishaka ko bakora mu cyimbo cyayo. Si abantu basezeranya ibintu runaka, ni abantu bahereza abantu ubuzima bwo kuzuzwa n'Imana, kuko niho bakura ubuzima. Ni abantu batanga igisobanuro cy'ubuzima, bafasha abantu kubona ubuzima barimo ko ari ubuzima butuzuye. Haleluya. Iyo niyo bizinesi Imana iri gukora, iri kubatirisha abantu umwuka wera, ubwo buzima butanga igisobanuro cya nyacyo. Nuko Imana nanjye yakimpaye. Haleluya. Ariko kugira ngo Imana ibubatirishe, twabonye ibubatirisha Abisirayeli. Yaravuze ngo nabonye gutaka kwabo, manutse gutanga ubwo buzima, mbakure mu bucakara mbatwara aho ndi bajye kundana. Bamaze kugerayo, Yosuwa amaze gupfa, umuntu wa mbere, haleluya, ikintu bakoze, bavuye ku Mana bimikira ibigirwamana. Imana ibohereza abanyamahanga, barabatera, barabakubita, barangije bagera muri bwa bucakara, bahabwa ubuzima barimo, batabaza Imana ngo izi bahereze ubundi buzima. Haleluya. Imana ibahagurukiriza umucamanza wa mbere witwaga Otiniyeli. Otiniyeli bamara imyaka 40 bari mu bubyutse, umwuka wera akorera mu buzima bwabo. Barangije Otiniyeli apfuye, barongera bajya mu byaha byinshi cyane. Haza izindi ngabo babashyira mu buretwa. Birangira Imana ibagenderera bongera basubira, ibagenderera bongera basubira, ibagenderera bongera basubirayo.
none baravuga bwa nyuma ngo Imana irababwira ngo sinzongera kubumva, biragaragara ko atari njye mukeneye, murantabaza nabatabara, mukamboni mu nkunda ndabaretse. Baravuga ngo dukize bwa nyuma. Imana ize kubakiza bwa nyuma yahagurukije umugabo witwa Samusoni. Noneho n'umugabo ije kubakirisha nawe afite ibibazo. Bwa mbere yazanaga abagabo bubaha Imana, kuri inshuro izanye Samusoni kugira ngo itwigishe yuko irashaka abayobozi, ibanza kwiyubaka mu mitima yabo kugira ngo ibone gukiza abantu, ibone gukiza ubwoko bwabo. Icyo nshaka kubereka hano ni uko ubuzima bw'umwuka kugira ngo buze bisaba ko abantu baba babanje guhaga ubuzima barimo. Haleluya. Bisaba ko Samusoni murabizi avugwa mu ntwari zo kwizerwa, ariko tumutegereje twebwe twumva ari bibi kuko tutasomye story. Samusoni yaraje yigira kwa Delila n'ahandi hose no kwica giant, kubita hasi Goliyati wawe, hari ikijeya kikuri imbere. Haleluya. Uyu munsi imbaraga z'Imana, hari ibintu biguhagaze imbere Imana ije gutura hasi. Samusoni naho yagiye yica intare, akubita hasi bikomeye, agira ibiki, ajya kwa Delila yikunkumura akaba yishinga igihumbi, ariko ubuzima bwe bwaraboshywe. Baramuboha, isi munogoramo amaso, asigara areba ibintu nk'uko isi bireba. N'ibyo asaba Imana n'ibyo isi ifite, n'icyo usaba Imana ariko isi idafite, n'ubuhe buzima ubayeho ariko tutasanga mu isi. N'iki kikuhigira uwihariye kukuba uri umukristo? Bamunogoramo amaso ngo bamujyana gushyingano, akajya ashyingano. Bukeye baravuga ngo mumuzana duterere story, murebe umukozi w'Imana ahari. Ariko bukeye bamushungereye bari kumutuka, yibuka icyo Imana yamuzaniye mu isi. Si ikibazo cy'uko Samusoni yari amaze igihe yarananiranye, si ikibazo cy'uko igihugu cya Isirayeli cyarangwaga n'uko kutumvira inshuro nyinshi. Umunsi yibutse yaravuze ngo Mana n'imbaraga mporera amaso yanjye. Impamvu yavuze amaso ye nuko Imana yamuremanye amaso aje gukora ibyo Imana ishaka no kubaho ubuzima bugendana n'Imana. Ayo ngayo arayata, ayamburwa n'isi, arangije arataka. Umuyobozi watatse kugira ngo asubizwe amaso areba Imana, ahabwa imbaraga zikora imisi y'Imana yamushyiriweho. Ntabwo abayobozi ari abantu bakataraboneka, haleluya, buzuye imbaraga bakiranuka kurusha abandi. N'abantu bahaze bafashe umwanzuro wo guhaga isi, bari kuboroga bavuga ngo ubu buzima buri muri njye n'uburi muri kaminuza n'uburi mu nshuti zanjye ndaburambiwe. Mana mpereza amahirwe kugira ngo ndebe ubuzima nk'uko ububona, nuko ukorere muri njyewe, utubatirisha ubuzima bw'umwuka ariko kugendera mu mibereho imeze nk'uko ushaka. Haleluya. Samusoni akibiseka, ako kanya umusatsi uramera, ahabwa imbaraga ngo yishe Abafilisitiya baruta abo yishe mu buzima bwe bwose. Si ikibazo cy'uko umuntu aba yaratinze, si ikibazo cy'uko aba yarananiranye. Delila yamuboshye kenshi. Haleluya. Si hari abagera bakavuga ngo n'Imana narayinaniye. Ntabwo wananiye Imana, ahubwo nturaboroga. Haleluya. Hari igihe umuntu yihana ngo Mana umbabarire ibi nibe, uyibeshya, ntabwo uri kwihana. Kwihana, haleluya, kugira ngo umuntu ahabwe imbaraga z'umwuka wera zije kumuha igisobanuro cy'ubuzima bwuzuye bw'ubumana, birangwa na revu borogaho wazi igisobanuro cy'ubuzima buri mu isi. Hari igihe natwe dukunda ubuzima isi ifite tugasenga ngo tubone itandukaniro. Ese Imana yazana ubuzima butari ubw'isi bw'ijuru ikabubatirisha umuntu ufite ubuzima bwapfuye bwifuza isi, ariko Imana ariyo yagufashije kubona isi. Ubundi icyo wita ubuzima ni iki? Amaso yawe areba ate? Samusoni bari barayanogoye, isi yarayanogoye. Rero ubuzima bwawe ntibuzigera bwuzuzwa n'ibyo ukeka ko bwakuzuza. Kera numvaga iwacu abana b'iwacu bavuka ari inzobe, uretse njye bayavuga ngo navuye. Numvaga iwacu umugeni ntahazana ari umukobwa w'inzobe w'igishongore w'inzobe koko. Uza abakobwa beza ari abo twakoranye muri jibe nawe hose rwose nabonaga bavamo abantu bazima. Haleluya. Kandi nkabona nteretse bakwemera, nigeze ntereta kubera ko ari ibikara,
kubera ko ubuzima bwarambeshye, ntabwo ufite inzobe nibwo waba wuzuye. Haleluya. Maze nanjye ndemera, maze njya muri za nzobe koko, ndazitereta barankatira koko. Uwa mbere yarambwiye ati njye mba mbona nkwemeye wazampeza iwacu, kuko nari umujinari nakoraga muri jibeyi nahembwa. Undi arambwira ati ariko rero njye mba numva nifuza umugabo w'ibogaro uzajya unterura ngo kandi muremure kameme use muri Rwanda ngo reba turi kugendana, kuko murebye mbona ntibyavamo tugendana pe. Kundaga abakobwa b'inzobe kandi barebare. Haleluya. Kandi noneho babyibushye bafite nk'inyuma hangana harya. Nawe sinzi ibyo ukunda, wasanga ari isi yakubeshye. Wicekinge neza niba ushaka ibikuzuza. Haleluya. Noneho wa kabiri yambwiye gute da, n'uwa gatatu ngira ngo kuva nabaho sinigeze njya mu rukundo buretse ubwo ndi mubo, ariko naterese abakobwa bagera nko muri 15 bose bankatira, kuko nabo barashaka ibibuzuza kandi ntabwo ibyo byabuzuza ari njye, kandi nanjye ndabona ari bo banyuzuza, ariko n'abatireka turabona utatwuzuza. ubu ngubu we wanterura mu bukwe, ubundi wowe urumva noneho mwana yanjye. Noneho hari igihe ukajya gushaka nk'amashuri n'amafaranga, kuko uzi ko iyo badashatse ibyo bashaka imodoka. Haleluya. Ariko nabyo ni urugero, ariko ni urugero ntabwo biri rusange. Yesu ashimwe cyane. Icyo nshaka kwerekezaho rero, uwakwereka umunsi Imana yabingijije, umusheri wanjye asa n'uyu mukobwa ni igikara. Haleluya. Mwumva aho byahise bigera, ariko icyo kintu nyimara kugikira ukuntu Imana yabimfashije kubireba, reka ne kujya muri ibyo ngibyo, ariko usaba Imana iguhe guhumuka urebe nk'uko ireba, wasanga ari byo bizakuzuza. Reba ukuntu natinze nkorosinga hose, kuko ntari nakarebye nk'uko Imana ireba. Haleluya. Ntabwo rero ndi bubagire mu ngero nyinshi, ahubwo Imana ishimwe. Amasaha bampaye banza sinayarengeje da, nsigaranye iminota ingahe? Imana ishimwe kuko yahise ituzanira imvura ihita inkubitiramo poromosiyo. Mwasohoka nsoze, mwasohoka mute? Duhite twimika musohoke, muranyura hehe? Mu migihe nsigaranye iminota ingahe? Iminota 20. Imana ibampera umugisha byose. Yes, ndabikora neza. Yesu ashimwe cyane. Aha, nari ngeze he? Ariko nawe uhinduyemo. Ahise ashyiramo ngo sheri mwiza kuko navuze ko basa, nawe ahise atwika. Haleluya. So icyo nashaka kubereka rero ni iki wita ubuzima. Haleluya. Ni iki wita kwirukanswa n'ubuzima. Imana nayo ifite ubundi buzima, ari nabwo yakuremeye ngo wumve wuzuye. Ubwo nibwo buzima bita ubuzima bw'umwuka. Imana ibatirisha abantu, ubwo buzima ibatirisha abantu kugira ngo bikugereho bisaba kuhaga ibyo urimo. Haleluya. Ariko muzarebe ubwo nk'ubwo nashaka kujya Harvard ngo nze nemeza abantu, none nkajya mu masengesho y'ibiri, abantu bambona bakansengera bakanamanurira. Imana igwaye kujya kwiga hanze. Urumva ndi kwifashisha amasengesho, ndi kwifashisha Bibiliya, ndi kwifashisha ubuhanuzi, ndi kwifashisha ibintu byose kugira ngo njye Harvard ku kintu nzabona mwirata ku bandi. Urumva ikibazo dufite? Urashaka umwuka wera n'imbaraga z'Imana ziki zo kugira ngo ubone ibintu bituma wumva warusa abandi, cyangwa ni igishobora gutuma ahubwo ubwo buzima bw'igisobanuro ufasha abantu bose bari muri kuruse yo gushaka igisobanuro cy'ubuzima babubuze. Ntabwo abakomeye n'abafite ibyo udafite aribo banezerewe mu buzima. Ubuzima nabo bwarabacanze, kuko Elon Musk ni umukire wa kabiri bamunyuzeho. Elon Musk niwe wikorera, arabyuka akajya muri office akadevelopa ama software n'ibiki byose. Kandi Elon Musk aduteranyije amafaranga afite, Yesu umufasha igihe Yesu yaziye muri rimwe, ukamuhemba ibihumbi 10 by'amadolari. Munyumve neza, ibihumbi 10 by'amadolari Yesu ayafata buri kwezi
kugeza uyu munsi 2025 yaba ataratunga amafaranga angana nayo Elon Musk afite. Mu nyumvire Elon Musk akunakiza, ariko depression yose ntashaka guceceka kuko yumva ataruzura, yumva azuzura. Haleluya! Afite byose, nta muntu wamucaho. Kubera iki? Nubwo afite amafaranga, afite biriya, ntabwo nawe ubuzima yuzuye. Niwumva biriya bizakuzuza, uzabigera usange butuzuye. Numvaga kabisa ngiye nko mu ndege, naba rwose nabigezeho, mwumva hari nk'utwuma tugukirigita. Ngezeyo nsanga nabaye disappointed. Ahantu narindi numvaga icyama nkaza no kugaruka mu modoka, uretse kugushyira nko mu modoka isanzwe ukaguruka ikazamuka ikajya no mu kirere ntubureba no hasi, nta kidasanzwe. Ubu ni nk'iyi ntebe, iyi ntebe wicayeho, kuko wicaye gutyo igurutse ikajya mu kirere, nta kidasanzwe. Ubuzima buratubwira, kuko abandi tubona babigira ukumva ubigezemo ntabwo waba wuzuye. None se ibyo wifuza uwo mugore usa kwa kundi nababwiye, aba bafite ko babaca inyuma ko bakora na divorce. Icyo nababwiraga rero, hari ubuzima Imana ifite bwitwa ubuzima bw'umwuka, ariko bisaba ko tubanza kwitegereza ikintu tubayeho ko atari cyo buzima. Ikintu cyutuzuye si cyo Imana yakuremanye. Yakuremanye ubuzima bwuzuye ari nabwo itanga. Ubwo buzima iyo ibuguhaye uba wuzujwe nabwo, igasigarana ikorana nawe, ikakubwira n'icyo ukora hano muri iyi kaminuza. Haleluya! Ndagira ngo mbere yuko ntangira umuhango wo kwimika, ndi bumare iminota mike ko n'ibyo abayobozi nabivugiyemo, mbanze mbasabe dusenga Imana. Ubanze utekereze n'iki wita ubuzima. Imibereho yawe wumva ari iki kikwirukansa ngo nukibona uzabe wuzuye. Kiriya kintu ntabwo ari amazi amara inyota. Uyu munsi, haleluya, Yesu agufitiye amazi amara inyota. Yesu agufitiye ubuzima bw'umwuka, ariko arashaka kubanza ugahaga ubwo wari urimo, wari uyoboye. Icyerekezo wabuhaye wumva nukigeraho bizaba byuzuye. Isi yarakubeshye nshuti yanjye, siko bimeze. Ahubwo hari ubuzima Imana ibatirisha, ni ubuzima bwayo. Haleluya! Ubwo buzima yakuremye ari bwo buzima buzakuzuza. Ubwo buzima irabufite. Iyo ibukubatirishije, ni ubuzima iguha bikitwa ko nta cyaha usigaranye. Ni ubuzima iguha bikitwa ko uhawe ijuru kubana nayo. Ni ubuzima iguha bikaguha kuzura. Ni ubuzima iguha ukazana n'imbaraga zigushoboza gusobanukirwa ukuntu ugiye gukoresha potential zikurimo n'impano, no gufungurirwa imiryango kugira ngo ufungure abandi no gukorana n'Imana icyo ishaka. Ufite ibyo ushaka n'Imana ifite ibyo ishaka, kandi Imana yakuremye ngo ukore ibyo ishaka. Uyu munsi rero urahitamo kimwe. Haleluya! Turabizi ko uyikunda, wirinze rwose, uri nka Petero. Ariko Imana niyo iryoheye umutima wawe. Niba hari ibindi biryoheye umutima wawe, uyu munsi ni uwawe. Haleluya! Hari ubundi buzima bwitwa ubuzima bw'umwuka ibatirisha abantu. Nibwo ihagurukirije abayobozi ngo ibabatirishe ubwo buzima, inabanyuremo ibabatirishe kaminuza yose. Ariko umutima wawe hari ikintu cyiza wakwakira kikanyura umutima, ukumva uruzuye, ukaca muri ubu buzima ukorana n'Imana icyo yakuremeye. Ntuzigere usohoza icyo yakuremeye mu gihe ugishaka kuzuzwa n'iby'isi, kandi byari ibikoresho byari kugufasha gukora ikintu waremewe wuzuye. Urabanza ukuzura, Imana igakangura impano yagushyizemo, zigatanga icyuzuye kikurimo. Impamvu wumva hari ahantu hatuzuye, hari ibyo wageraho ukumva uhindutse undi muntu nkanjye mbere, nuko ubuzima bwawe hari ikintu bukeneye gikomeye. Imana niko yavuze. Ndabasaba bene data, duhuye bwa mbere, hari n'abo tutazongera guhura kugeza isi yarangiye, ariko ntabwo uzireguza ko Imana itakuntumyeho uyu munsi. Nizikubwire kuzura k'ubuzima, ikubwire ko ishaka kubatirisha ubuzima, ikubwire wahaza ubuzima urimo, wahaza ubuzima buvanze, cyangwa se wahaza ubuzima nubwo nta cyaha kirimo gusobanura ko kuzura kuzanwa n'ibindi kutari Imana. Imana uyu munsi hari ubuzima ishaka kukubatirisha, ariko irashaka kuyemerera ikayobora umutima wawe,
yarangiza ikakubatirisha ubwo buzima. Ubwo wahaze ikabwica ikabumanika ku musaraba wa Yesu, ikavuga ngo uyu munsi nta birego bikuri imbere kuko ndabimanitse. Uzagira icyo agushinja azaza ambwire, ubwo naba ntabimanitse neza. Yesu iyo tumwemereye ahita aduha yangurana, afata ubuzima bwacu, ibyo twishe, kumva dufite ubwoba bw'ahazaza, kumva tutazi uko biri bugende, biriya byose akavuga ngo akabyambara, yarangiza akatwambika ubuzima bwe, aribwo buzima bw'umwuka. Iyo butugezeho twumva twuzuye, tugatangira kumva ko ubwo tubayeho, noneho nitubwira iki tubereyeho, itwuzuza umwuka udushoboza. Reka tubanze dusenga Imana. Mana nyagasani, we are here Jesus, we came in your presence Jehovah. Hallelujah. Mana duteranire hano uyu munsi, nabwiraga bene data icyitwa ubuzima bw'umwuka, impamvu buza, uko wareba ko budahari. Mana ndabasengera muri aka kanya, ndasengera imitima iraha yibatirisha ubuzima bw'umwuka, bahereze guhaga icyo bita ubuzima, nuko guhemburwa kuze, nkuko Petero yavuze ngo nuko muhindukire mwihane, Imana ibasukeho umwuka wera, guhembuka kubona uko kuza, mubehe igisobanuro cya nyacyo cyo kubaho. Mbese byamarira icyo umuntu guhabwa isi yose ariko akarimbuka abuze ubuzima bwe. Turagushimira ko tugeze muri uyu mwanya, udusobanuriye icyo ubuzima ari cyo n'icyo atari cyo, ukaba utubwira ngo hari amahirwe yo kukwemerera gusa. Nicyo tuvuga ngo turemeye, turakwihaye Mwana, tubatirisha ubuzima, igisobanuro cy'ubuzima. Niba ari cyo cyitwa gukizwa, tubatirisha icyo gisobanuro cy'ubuzima. Kuva uyu munsi tube mu bintu tuzi neza, udukoresha icyo waturemeye. Tukirimo gusenga, ndagusaba uhaguruka aho uri. Niba winyuzemo ugafata icyemezo ukavuga ngo ubuzima ndimo ndabuhaze, icyo nita ubuzima ndagihaze, ndagira ngo Imana imbatirishe ubwo buzima bw'umwuka, ariko buzima bwo kuguranirwa. Nyizanire ubwanjye, nayo nimpa ubwa Yesu bumbareho. Nonaha nimpereze icyo gisobanuro cy'ubuzima, mpabwa nkumva nduzuye, nuko ntangire gukoreshwa nayo. Niba urimo, haguruka dusengane Imana, haguruka vuba vuba. Niba ushaka ubuzima bwawe Yesu ukavuga ngo kuva uyu munsi Yesu we ndabukuzaniye nguranira, ndabukuzaniye nguranira. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi wa none umwuka w'Imana ari hano kugira ngo afate ubuzima bwawe abuhindure burundu, akubatirisha ubuzima Imana ifite yo ubwayo, aribwo buzima bw'umwuka, ubuzima wari ubayeho. Ibyo wumvaga byakuzuza bitariyo, abite mu rupfu rwe, abite mu musaraba we. Uyu munsi wa none ndabatangariza, Imana igeze mu buzima bwawe, ije kukubatirisha umwuka w'ubuzima ifite. Ririra Imana uyibwire ngo Mana, nisi ubuzima icyo butari cyo. Natekereje ko gukizwa ari ugusenga ngo ugire ubuzima umpereza. Sinamenye ko ari ukuguranirwa, nkahabwa ubwawe nawe ugatwara ubwanjye. Uyu munsi Imana igiye kuguranira abantu ubuzima. Yaranguraniye igisobanuro cyo kubaho, ndetse kandi n'ibyo nshoboye yarabikoresheje mu gutuma nkora icyo yandemeye, ariko si byo bimpa igisobanuro. Igisobanuro ndicyo ntabwo ari icy'akazi nkoramo, igisobanuro ndicyo si icy'amashuri nize nayo ndi kwiga, igisobanuro ndicyo nicyo Yesu yampaye akanguranira, nicyo ubuzima bwe yambatirishije. Uyu munsi iri hano kugira ngo ikubatirishe ubundi buzima, ariko irashaka ko hari ubuzima uhaga ukihana. Iki ni igihe cyawe cyo gukizwa, iki ni igihe cyawe cyo kwakira ingurane y'ubuzima. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes Lord, turagushima Mana. Aba bene data baguhagaze imbere bafashe icyemezo mu mitima yabo. Hallelujah. Ingurane y'ubuzima, kuguranirwa, guhabwa ubuzima, binyuzemo babona kutuzura,
no guhiga ibyo byatuma bagira igisobanuro, ariko Mana ibyo bamenye yuko bitabaho igisobanuro. Baravuze ngo duha ubuzima bwawe, duha ubuzima ufite, kuko aribwo twari dukeneye. Nuko nitumara kuzura udusobanurire icyo dukora mu isi, dukorane nawe. Babatirisha ubwo buzima, ubatirisha isi. I want to pray for you, kuko numva ibi byihariye. Ndabasaba abarimo wumva umaramaje, ibireka mbisubiremo ko hatagira uza kugira. Ndashaka kubasengera. Niba ushaka ko kwakira ubuzima ko kubihisemo, abumva bari barabwakiriye ukumva rwose ibi bintu nsobanuye biri mu mutima wawe, nta kibazo, ntutere intambwe. Ariko ndabasaba bene data, kuko yari umunsi Imana igiye guhindura ubuzima bwawe burundu. Utega amatwi cyane, kuko uyu munsi wari uwawe. Yesu arashaka kukuguranira. Dore intambwe uze hano imbere musengere abahagaze, ariko uyu munsi ukavuga ati ubuzima rwose ndagira ngo ntahe bwabaye ubwanjye. Ndashaka no kubasengera. Tere intambwe uze imbere, bihute kugira ngo amasaha yanjye nyakoreshe neza. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha. Kuri uyu munsi nk'uko tugiye kwimikwa gusenga mu kanya, maze kubasobanurira iyo ububyutse buje no gukora kw'Imana, ibishaka guhera kuri buri wese tutitaye ko wari uri we, ukaba uvuga uti ndamaramaje, ubuzima ndabuguhaye, buyobore. Manika ikiganza cy'iburyo, umanika ikiganza cy'iburyo abari imbere hano, n'abandi musigayemo aho mushaka kuza mwaza. Vuga ngo Mwami Yesu, nkuhisemo kuko ari wowe nkeneye. Mbatirisha ubuzima bwawe, mpisemo kureba nk'uko ureba, kandi unkoreshe muri iyi kaminuza. Unkoreshe icyo wandemeye kugira ngo Mwami isohoze mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye bano bene data, imbaraga z'umwuka w'Imana reka zibamanukemo. Aba bantu bakoreshe, ubahindure abayobozi b'ubuzima bw'umwuka wera, baye kubatirisha umwuka, baye kubatirisha ubuzima nabo babatirishije iyi kaminuza. Ntiri ready, ntiyiteguye kubona ibyo ugiye kubakoresha, kubera yuko bahawe ikintu iyi kaminuza iyi si idafite, aribwo buzima bw'Imana bw'umwuka. Ubwo bahawe kureba nk'uko ureba, ubamanukiremo cyane, imbaraga z'umwuka zibakoreremo cyane, bahe ubwenge budasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Mwicarire. Imana ibahe umugisha. Yes. Aha, tukiri muri uwo murongo rero, Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbashimire cyane. Ijambo rirarangiye, mbagezeho ubutumwa natumwe bwo kuri JBI y'u Rwanda, General Secretary ndetse na Shyaka uhagarariye abanyeshuri